undi umuntu wizera aba mu nama Imana ishima, avuga amagambo Uwiteka ashima, akora imirimo Imana ishaka. Umuntu wizera ibintu bitari ku mutima w'Imana aba kure yabyo. Umuntu agura moto atarabyaye abagenzi, azi neza ko agiye gutwara abagenzi. Umuntu wizera ameze nk'umukobwa iyo amaze kubaka urugo. Ibyo tubigereranya no kwizera, ntabwo abakirambagizwa. Ibingibi mujya muca urubanza ngo mu kabari, ngo indaya, ngo ibiki n'ibiki. Hari umugore wizeye Imana ahinduka umubwirizabutumwa mbere yuko Yesu yizera Yohana ngo amutume. Iyo ngeze mu materaniro ntabwo ndiyumva ndi gusenga mvuga ngo nirukanye abadayimoni, nibashaka bahagume akaruta kandi kaze kukamya. Kubera iki mbivuze? Niba uteye nabi ntuzakundane n'umuntu ukijijwe, kuko numubangamira Imana izakubangamira. Niba uteye nabi ntuzakoresha umuntu ukijijwe, kuko numubangamira Imana izakubangamira. Uzatinya umuntu urira amarira ye agatera Imana kureba ikimurijije. Hambere aha baratubwirije, baratubwira ngo isi ni ya Satani, baratubwira ngo nimuzinukwe isi muyireke. Mumbabarire sinze kugira umuntu nkonfyuzinga, ariko nge nasomye ijambo rimbwira ngo hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa. Hari akantu nabonye ejo bundi abantu bari kuvuga ngo ari ukuririra ngo muri benzi, ngo no kuririra ku igare waririra muki. Abantu bahitamo benzi, ngewe nahitamo igare, kubera ko iyo uri ku igare wibwira ko muri benzi ariho uri buhorere, ariko iyo uri muri benzi ntumenya ahandi wahorera. Iyo impinduka za Kristo zigeze kuri wowe biroroshye kutegeka iby'ibintu, ukabwira uti ngaho hinduka, bigahinduka. Ariko iyo utarahinduka nta kintu kikumvira kirakubwira ngo nawe niko usanzwe umeze. Utegeka ikintu ngo gihinduke kikakubwira uturetse nanjye nawe nturumvira Yesu. Ijwi ry'Umukanguzi. Igice cya 11 igitabo cy'Abaheburayo, umurongo wa 5 gusoza n'umurongo w'10. Reka dusome. Haravuze ngo kwizera niko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. 6 haravuze ngo ariko utizera utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana amaze kuburirwa nayo iby'ibitaraboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi yajya. Kwizera niko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganwe nawe ibyo byasezeranijwe. Umurongo w'10, kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro uw'Imana yubatse ikawurema. Amen. Ndaza kubinginga dusubire inyuma gatoya, ni gato cyane. Urwandiko rw'Abaroma igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 20. Reka masome nihuse. Urwandiko Paulo yandikiye itorero ry'Abaroma igice cya mbere umurongo waho wa 20. Haravuze ngo kuko ibitaboneka byayo ari bwo bubasha bwayo buhoraho, n'ubumana bwayo bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza. Kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana, habe. Umurongo wa 21, kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana, habe no kuyishima, ahubwo bahinduka abibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima.
biyise abanyabwenge bahinduka abapfu, maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa n'iby'ibiguruka n'ibigenza amaguru ane n'ibikururuka. Nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize iby'imitima yabo irarikiye, bakora ibiteye isoni, bonona imibiri yabo, kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe, bakabikorera kubirutisha Imana rurema, ariyo ishimwe iteka ryose. Amen. Akire neza aya magambo ku bwa Christo Yesu. Reka mbasabe tubumbe Bibiliya tuganire. Abantu tutaziranye, nitwa Ev.Anicet Niyomugabo. Birashoboka ko hano muri Hope hari abantu bashobora kuba batanyibuka, ariko ubuso bwa mbere ngeze hano. Ntabwo ari ubwa mbere. Ntekereza ko hari n'igihe twigeze tubana muri Niba turi. Wenda uwo nshobora kuba mpamya ko abyibuka n'umwe, ariko ntabwo ari ubwa mbere. Rero nejejwe n'Imana ko twongeye kuhagera, mukatubera umugisha muri Kristo, kandi natwe twibwiye ko ari uko biri bugende. Dushimiye Imana kubw'umushumba mwatwemereye kugera hano, na mushiki wacu waturaritse. Imana ibaha umugisha. Rero njyewe nsengera ku itorero rya ADPR paruwasi ya Remera. Ndi umupapa, mfite madamu n'abana. Mpawe umugisha rero wo kwitwa umubwirizabutumwa. Ni umuhamagaro Imana yakoze. Maze iminsi ndi kubiganira n'abantu. Tugeze mu gihe abantu b'abanyamuhamagaro batari gutegwa amatwi. Nimbibabwira ntabwo ari uko ntize, narize amashuri ya Bibiliya ndenza nayo dukenera. Nukuri narayize pe, nize misiyoloji nziza ku rwego rwiza, teoloji mbyigira no mu gihugu cy'isezerano, reka mvuge gutyo. Hanyuma n'andi masomo narayize. Imana ishimwe. Ariko kandi nimwumva umuntu uri kuvuga aka kantu karanejeje mu minsi yashize, nimwumva umuntu ahishuriwe ururimi akavuga ururimi ruri mu ijuru, adakomora ku barimu bamwigishije. Ukumva umuntu aravuze ngo ndahishuriwe. Imana ishimwe. Paulo yaravuze ngo ni Kristo waduhesheje kuba abagabura b'ijambo ryiza ry'ubutumwa bwa Kristo, ngo abikoresheje umubiri w'igorigota. Rero iyo mvuze ngo turababwiriza b'ubutumwa bwa Kristo, ntabwo ari kubw'inyuguti cyangwa teoloji, oya, ni kubw'ubuntu bwinshi cyane twagiriwe na Kristo Yesu. Imana ishimwe. Ndumva nshaka ko tuganira mu kanya gato cyane ku ijambo rivuga ngo kwizera. Kwizera kubeshaho. Wowe uraza kubidevelopa mu buryo bungana n'uburyo uri buhishurirwe. Ko iyo njya nkunda kubivuga, iyo turi kubwiriza hari amakosa njya nirinda gukora. Njya nirinda gushyira akadomo, njya nirinda gushyira full stop ku ijambo ry'Imana, kuko uko ndihishuriwe inyuma haba hari undi uri buhishurirwe kurutaho. Rero n'ubundi no mu mitekerereze yawe wicaye hano, ntuze kugira aho uza kugashyira, uze gukomeza, kuko iyo umwigisha acecetse umwuka wera akomeza gukora. Dusomye ijambo ry'Imana. Iki gitabo cy'Abaheburayo ni igitabo nkunda, kirimo imbaraga z'Imana. Kugera ku munsi wa nyuma bavuze mu isabato mu gice cya 4, bayita uburuhukiro bw'Imana, bayigereranya n'umunsi Imana yaruhutse. Njya nkunda kubivuga, kuruhuka kw'Imana ntabwo yabitewe n'umunaniro, oya, yabitewe n'uko yari isoje gukora ibyo yari iri gukora. Amen. Ntabwo Imana yaruhutse kuko inaniwe, ntabwo yaruhutse kuko inaniwe, yaruhutse kuko ibyo yakoraga ibisoje. Imana ishimwe. Iyo sabato Paulo yandikira Abaheburayo, mwihangane nge mvuga ko ari Paulo nubwo hari teoloji nyinshi zitabyemera. Mbabwira impamvu mvuga ko ari we. Usomye igice cya nyuma cy'Abaheburayo umurongo wa 23 niyo hahera ku murongo w'10, usanga ko ari ibihamya bya Paulo avuga ngo mwene data Timote nabahorwa muzatubona turi kumwe. Nta wundi wakoranye nawe rero ni Paulo. Yandikira Abaheburayo yarababwiye ngo nuko dutinye kugira ngo hatagira uwo muri twe wasa naho atashyikira isezerano ry'uburuhukiro kandi rikiriho.
uburuhukiro rero Imana yari itubwiye bubonerwa mu kwizera. Hari abakristo benshi bizeye bagira ngo kwizera bizana umwuka wera gusa. Oya, kwizera bimara umuntu umubabaro, bikiza indwara, yewe bivura n'ubutindi, bikuraho ubukene. Kwizera bituma tuba abantu b'abagabo bafatika. Ntabwo kwizera ari bizatujyana mu ijuru gusa. Kwizera biduha no kuba abanyembaraga mu isi. Imana ishimwe. Kwizera bituma tuba n'abanyembaraga mu isi, kuko hambere aha baratubwirije, baratubwira ngo isi ni iya Satani, baratubwira ngo nimuzinukwe isi muyireke. Mumbabarire sinze kugira umuntu nkwafyuzinga, ariko njye nasomye ijambo rimbwira ngo hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa. Murakoze. Nsoma irindi rimbwira ngo isi nibiyuzuye n'iby'Uwiteka. Niba rero ari iby'Uwiteka, natwe tukaba turi ab'Imana, mu mirage Imana itanga n'isi ibamo. Isi nayo ibamo mu murage Imana itanga, isi irimo. Rero dusomye amagambo avuze abagabo bateye ubwoba, mu buryo bwo kwizera. Avuze Enoke. Enoke yagendanye n'Imana, akorana n'Imana. Imana iramwishimira, iramubwira ngo ntuzajya uhishurirwa, ahubwo uzajya umbona amaso ku maso. Iramubwira ngo ibyo kugusura mu nzozi oya, n'ibyo kugusura mu iyerekwa oya. Iramubwira ngo nta nubwo nzandika urwandiko ngo ngohereze, kubera umubano wanjye nawe nzajya nza nkugenderere. Imana igenderera Enoke kubwo kwizera, ndaza kukagarukaho. Enoke arangije aba inshuti y'Imana ku rwego abwira Imana ngo umenyereye kugenda iwanjye ariko iwawe sindahagera. Abwira Imana ngo sinshaka kugera aha gusa ntaragera iwawe. Ndagira ngo muze kunyumva, kwizera kubeshaho. Abakizwa benshi, abarokore benshi, tugira kwizera kudutera kuvugana n'Imana, ariko twebwe tukabura kwizera kudutera kumva Imana. Mwebwe muravuga ariko kuyumva bikagorana kandi wavuze. Nkunda kuvuga nitonze nibwo mba ndi kumva turi kumvikana. Abantu benshi bavuga, babwira Imana, ariko ni bake babwirwa nayo. Ni bake bumva iby'Imana ivuze, ariko ni bose bavugira imbere y'Imana. Enoke arayibwira ngo no, kumenya iwanjye ntazi wawe ntibirimo, shaka nanjye kumenya utaha. Imana ishimwe. Shaka kumenyana nawe. Imana ni data wa twese, ku rwego tuyisaba havuyeho ibintu bya roshikoma, havuyeho doctrine. Imana uyisanzura ukayibwira ikiri ku mutima wawe ikakumva. Haleluya. Kandi igiye kukugenderera ntiyaka audience, ntabwo yiyanzuza kwa mutwara sibo. Imana isaba babizi batabizi, ariko ikiyereka uwishaka ko ayibona. Imana ikwiyereke kuruta uko ugaragara imbere yayo muri aya materaniro. Haleluya. Imana data ikwiyereke. Kandi hari ibintu Imana itategeka kuza kwayo byonyine bikuraho. Kuza kw'Imana hari ibintu bivaho. Njya nkunda kubwira abantu, iyo ngeze mu materaniro ntabwo ndiyumva ndi gusenga mvuga ngo nirukanye abadayimoni, nibashaka bahagume, akaruta kandi kaze kukamira. Kubera iki mbivuze? Kubera iki mbivuze? Nuko nzi neza ko badafite ubuturo muri njye, ahubwo Christo tubana we naza hari ibyiyirukana bidafitanye nawe gahunda. Numva shaka kuvuga gato kwizera. Niba nta muntu nk'urumogi warunywera muri batayo y'abasirikare, dayimoni ikinira gute mu bantu buzuye umwuka wera? Mwari mwumva hari umusirikare uri kuzenguruka muri karitsiye ngo ndirukana abajura, ngo ndabigenza gute? Ubundi umuntu yazi icyo afite ntafata icyo abonye.
imbaraga za Kristo zikorera muri twe. Nimutangazwe nuko Imana idukunda tutari abisiraheli. Aka kantu ndagakunda, iyo nabaga ndi kuganira n'abisiraheli katumaga ngira ubwibone muri bo. Ababwira ntimutangazwe nuko Imana yabateye ishyari kugira ngo inezeze. Mwebwe ntabwo mwumva urya ari ibyirato. Aburahamu yizera Imana, yizeye Imana itavuka iwabo. Bibiliya iravuga ngo yavaga muri Uri y'Abakarudaya. Sinzi icyatumye abanditsi ba Bibiliya bahunga kuvuga ko Aburahamu yari umukarudaya. Sinzi icyabibateye. Yari umukarudaya kandi Setera yari umugome. Bibiliya ivuga ibyo, ivuga ko bagurishaga ibigirwamana, ariko umuntu wagurishaga ibigirwamana yabaga afite nawe icyo asenga. Nta wasengaga ikigirwamana wemerwaga mu maso y'Imana. Nta wari uhari. Kandi nimbabwira ngo bagurishaga ibigirwamana, ntibugire ngo ni abantu b'abakene. Ikintu cyose kikubera Imana bitewe n'uburyo ubyizera. Rero ababaguriraga n'abakiriya babo bumvaga iwabo na Aburahamu ari nabo babitse imigisha y'Imana zabo. Mwumva urugero bari barimo. Aburahamu ari mu iguriro ry'ibigirwamana by'iwabo aravuga ngo simbonye Imana yavuganye na sogokuruza Nowa. Ntayo ndi kubona. Imana yaravuze itanga imvura iranayihitisha, none twe dutanga imvura, y'imvura tukagurisha n'iy'izuba. Aravuga ngo yabikoreraga rimwe byose yagiye. Ubundi kwizera k'umuntu bikura ubwenge bwawe mu nyajwi n'inyuguti, bikabikura mu mubiri, ubwenge bugatumbagira, bugakomanga imbere y'Uwiteka bushaka kumenya gukiranuka. Nasomye ijambo rirambwira ngo abagira iki bashaka ubwenge, abayuda basaba ibimenyetso. Kwizera ni iki? Kwizera ntabwo ari igihe umuntu ukodesha yizeye ko Imana izamuha inzu. Ibyo ni ibyiringirwa, kuko ikiguteye kwemera ko inzu izaboneka nuko hari abandi Imana yahaye inzu. Ibyo bituma ukomera ukavuga ngo ubwo yabikoreye abandi nanjye izabinkorera. Ibyo rero mwizera mushingiye ku byabaye, ntabwo ari byo byitwa kwizera. Mushingiye kuri ibyo si byo byitwa kwizera. Uko kwizera n'abantu babigira badakizwa. Umuntu agura moto atarabyaye abagenzi, azi neza ko agiye gutwara abagenzi. Nako ni ukwizera. Umuntu ashyiraho botike nta bashonje atunze, akizera ko agiye kubona abakiriya. Umuntu arangura imyenda nta muntu n'umwe bahuye yambaye ubusa, azi neza ko hari abazayigura bakayambara. Uko ni ukwizera isi ihuriraho, niko isi ihuriraho. Umuntu abyuka mu gitondo akabwira abo mu rugo ngo ndagaruka. Ibyo ni rusange, n'abatizera barabikora. Kwizera kudutandukanya n'ab'isi ni ukwizera kuduha ubuzima bubaho mu rupfu, bwishima mu makuba, buseka mu mubabaro, kandi bugahagarara mu gihe cy'intege nkeya. Uku kwizera ndumva nshaka kubivuga, ndumva nshaka kubihamya, ni ukwizera kwimura umuntu mu isi, haleluya, kukamutumbagiza akicarana n'Imana. Paulo yaravuze ngo twarazuwe, turi iburyo bw'Imana, turabera n'abaziranenge, tutagawa. Arebye Isara arabibwira ngo ndi kukubona ku musaraba, arabibwira ngo kandi nawe ndabizi ko undeba nk'umuntu ubambwe. Arangije abwira Timoteyo aramubwira ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Aramubwira ngo mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Ibisukwa ku gicaniro yaravuze ni amavuta mashya y'inzabibu. Mutagira ngo ku gicaniro bahuhagamo bari kwatsa, oya, badahaga ku mavuta, kuko amavuta y'inzabibu yacanisha umuriro. Daha ku mavuta agasukamo umuriro ukagurumana. Uku kwizera, Bibiliya iravuze ngo umuntu wizera agomba kumenya ko Imana iriho. Ko Imana igize gute? Abantu bose bemera ko Imana iriho ntabwo ariko bayizera. Ko n'abadayimoni bahindira umushyitsi imbere y'Uwiteka, niko Bibiliya ivuga. Kwizera, Paulo akudevelopa yaravuze ngo ni ukumenya ibyiringirwa, udashidikanya ko n'iby'amaso yawe atareba. Ako k'amaso n'injye ugasemuyemo kugira ngo gasobanuke cyane. Ko n'iby'amaso yawe atareba bitazabura kuba. Ni ukuvuga ngo n'ibyo ntabona bizaba. Ariko ntabwo ari twe yabwiraga. Yabwiraga Abaheburayo bari basanzwe bafite ibyiringiro.
Ibyiringiro by'Abaheburayo ni iki cyangwa ibyiringiro by'Abisiraheli? Ni igitabo cy'umuzingo w'ubuhanuzi bari bafite cy'ibyavuzwe n'Imana. Iyo umuntu yababaraga yahitaga avuga ngo Imana y'ibyishimo byacu izazikureho amakuba. Naba nabo bari bafite iyo mana. Ariko ageze mu Efeso, mu banyamahanga, arababwira mu gice cya 2:11, arababwira ngo mwari mu isi mutagira Imana rurema. Aravuga ngo nta byiringiro by'ibizaba. Ayo masezerano ntayo mwari mufite. Aravuga ngo kandi ikindi ngo ntimwari ubwoko. Mumbabarire mu nyumvire kuko ntitwari ubwoko, ntitwabarwaga. Narebye uburyo i Yerusalemu bayihaye amarembo 12, bashyiramo iry'umwanda, bashyiramo irembo ry'amafarasi, bashyiramo iry'ikiyoka, ariko ntibadushyirira mu irembo. Ntibigeze baduteganya, ntibashyiramo irembo ry'abanyamahanga, kuko hari imbata n'abanyamahanga babagurana Abisiraheli bagiraga. Baravuga ngo igicaniro ntimugishyire mu rusengero ibirenge by'abanyamahanga bitazakandagiramo, ahubwo igicaniro mu cyubaka inyuma y'urusengero batazatugerera mu rusengero bakaruhumanya. Twari duciwe ku buryo Imana yabyirataga ikavuga ngo ni umusenyi. Yesu yigeze ahura n'umugore w'umunyakananikazi wari ufite ikibazo, umwana waterwa n'abadayimoni. Aramubwira ngo ntabara, umwana wanjye aterwa na dayimoni ndetse cyane. Kwizera uyu mugore yari afite byamwemereraga kuba umutoni kuri Kristo. Ariko kuko ari umunyamahanga, ari umunyakananikazi, mbere yuko Yesu amusubiza, abigishwa baramubwira ngo tuve inyuma uri kudusakuriza. Kandi babimubwira na Yesu ahari. Babimubwira na Yesu ahari, uri kudusakuriza. Uyu mugore aravuga ati ntacyo ubwo mwumvise urusaku muraza no kumva ikinsakurije. Arongera arasakuza. Aravuga ati ndabasakurije ubwo mwumvishe urusaku muraza kumenya ikinsakurije. Arongera arasakuza aravuga ati mwigisha, ariko umwana wanjye araterwa na dayimoni. Yesu ahindukira yitonze aramubwira ngo ibyo kurya by'abana ntabwo ari ngombwa kubifata ngo mbijugunyire imbwa. Kugera imbere ya Yesu akakubwira ko ibyo kurya bihari ariko utabigenewe. Hari umwana w'umukobwa nkunda yigeze yajya gusenga Imana iramubwira ngo nta mugabo nakuremeye. Umuhanuzi arahanura aramubwira ngo Imana irambwiye ngo nta mugabo yakuremeye, rekeraho gukotsora usaba umugabo. Umukobwa agira ngo umuhanuzi aravangiwe, arangije aragenda. Ageze ahandi umuhanuzi yuzura umwuka aramubwira ngo nta mugabo ugira mu isi. Umukobwa afata amasengesho y'iminsi 3 abwira Imana ngo ntacyo bigutwaye kuba nta mugabo nagira, ntacyo byagutwara, kandi ntacyo bitwaye Imana, ntacyo bitwaye Imana pe. Abwira Imana ngo ntacyo bigutwaye, ariko ngewe birakintwaye. Ntacyo bitwaye Imana ko wakirirwa wicaye mu rugo abandi bakora ukazabasabiriza kandi usenga. Wagize ngo ibyo hari icyo bitwaye Imana? Ntacyo byitwaye, ariko wowe se. Umukobwa arayibwira ngo ngewe birakintwaye. Abwira Imana ngo wampa umugabo. Mu gitondo undi muhanuzi araza aramubwira ngo Imana yaravuze ngo nta mugabo uhari. Umukobwa abwira umuhanuzi ngo igendere, ubwo ikonfirimye amasengesho yanjye nawe igendere. Abyuka mu gitondo afata umufuka wa kilo 100 awupakira ibitaka, ahirikana nabyo paka ku musozi. Abwira Imana ngo urema Adamu wamukuye mu gitaka. Ubwo nta mugabo wandemeye ngiki gitaka, mureme tuzahurire mu rugo. Mureme ndabizi ntawe waremye, ariko ibiganza birema urabigira. Kumenya Imana bidutera guhagarara hejuru y'ibidashoboka tukabishobora, tukarema ibidahari. Haleluya! Ibyo ushaka mu maso y'Imana ubiremesha ibiganza byaremye ibindi by'Imana yaguhaye. Asante. Haleluya! Umukobwa arayibwira ngo mureme umume igitaka ngiki. Imana iramugenderera iramubwira ngo ubwo wamenye ko amaboko yanjye atavunitse,
ukamenya ko ubushobozi bwanjye buhari, ukamenya ko ibyo mbishoboye, ugahora uhatiriza ubushobozi bwanjye. Imana iravuga ngo ngiye kuza nkwiyerekanireho. Hari abantu basenga hovyo n'imikino. Njya nkunda kureba bavandimwe b'abanyarwenya ku masosho media. Hari umwana wadusekeje aravuga ngo abanyakigali ngo mugenda gahoro, ngo ibintu byose ngo mugenda gahoro. Agera ku kantu kansekeje aravuga ngo kugeza ubwo muhunga n'imodokari gahoro, muri zebra, ngo byose mugenda gahoro. None no ku masengesho ni ukugenda gahoro, ku buryo akubwira ngo muzansengere. Abarokore rero bo ni n'abana beza, akumvisha ukuntu muri kumwe mu mwuka kandi yicaye mu iduka. Reka da, ntabwo hari mu mwuka cyakora twe turimo twamusabira, ariko we kuba turi hamwe mu mwuka sibyo. Murakoze. Mu mwuka aho utari ngo turi kumwe, uri mu bicira, abandi bari mu masengesho, turi muri zaburi, uri kuri IBM, ngo turi hamwe. Karaka. Aya. Wenda urabizi ko twateranye imigisha y'abizera nawe kugereho, ariko ntiwari uhari. Kwizera ntibisaba kugenda gahoro. Kwizera ntibisaba kugenda gahoro. Fata conclusion yo kwizera. Kwizera ni iki? Ntabwo kwizera ari ugutegereza iby'Imana izakora. Abakizwa benshi bazi ko kwizera ari kubaho dutegereje imirimo Imana izakora, ahubwo kwizera ni ukwakira imirimo Imana yakoreye muri Kristo. Kwizera ni ukwakira imirimo Imana yakoreye muri Kristo, kandi iyo mirimo ikadusigira impinduka. Abakristo benshi bavuga agakiza badakijijwe ntibizera ngo bikunde. Abo baba abanyamasengesho, amasengesho atemerwa, icyakora bakota umuriro w'abanyabubyutse babana, ariko impinduka mu masengesho yabo ntiziboneka. Nta muntu ushobora kugira icyo ahindura atizera, kandi kwizera bibanza guhindura ingeso zawe kuruta ibyifuzo. Kwizera ntibishobora guhindura ibyifuzo byawe bitarahindura kamere yawe, bitarahindura imitekerereze yawe, ntibishobora guhindura ibyo wifuza. Niba ushaka ko amasengesho, ibyo usaba, imibereho urimo ihinduka, banza iyo mirimo Imana izayihinduza, banza uyihinduza ubuzima bwawe. Numara guhinduka, wowe ubwawe na bimwe byari bikuriho bizamenya ko bitakiri ibyawe, warahindutse. Haleluya! Umuntu wizera ameze nk'umukobwa iyo amaze kubaka urugo. Ibyo tubigereranya no kwizera. Ntabwo abakirambagizwa. Iyo uri umukobwa kurambagizwa urabyemerewe, ariko niba umaze kuba umugore ntabwo uba ukirambagizwa, ntibibaho. Keretse uwagukoye, keretse uwagusezeraniye, keretse uwo mubana wagushyingiwe, uwo niwe ugufiteho uburenganzira. N'umuntu rero usenga iyo atarahinduka arambagizwa n'ibibonetse byose. Inzara iraza ikavuga ngo nakomanga hano, ubukene nakomanga, indwara nakomanga, umurozi nakomanga hano. Ariko iyo umaze kwizera uba ushingiwe n'ubundi bubasha. Hari ibintu biba bitakikurambagiza, hari imibereho itakikugeraho. Haleluya! Hari icyiciro uba utakibarizwamo, hari icyiciro uba utakibarizwamo. Uko wemera ko uri umugore ukirukana insoresore zose, naba ariko wemera ko wizera wirukana utwo tuntu twose, kureho tukuva imbere. Kwizera ni urwandiko, ni icyangombwa, ni icyemezo kiduha ibyo Imana ifite kandi itarabidusezeranyije. Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi azabeshwaho. Oringa te. Niba umuntu yizera agomba guhinduka. Niba umuntu ahindutse nawe afite ibyo agomba guhindura.
Asante papa, asante. Enoke yari umuhinzi ahinga inzabibu. Igihe kimwe arimo arahinga, ararima, afata ibyatsi, aravuga ngo ibi ntabyo nigeze mpinga. Mu buzima bw'umuntu bijya bishoboka ko hamera ikintu tutabibye. Kijya kimera, hari igihe kimera hakaza icyatsi gisharira kitigeze kimera kwa sogokuru. Wabireba ukavuga se ko atari karande nibura ngo mvuge ngo byahereye iwacu. Ko mbibonye ari inzaduka bigenze bitukajya ko nukabona hameze icyatsi kiza kigakubitasiyo y'urugo kikayinyeganyeza ukavuga ati ko mama shaje adasenye. Uhundagenda Enoke aravuga ngo ibi bimeze ntarabiteye. Aravuga ngo simbishaka. Arimo aratongora abijugunye, umutima we wo kuramya Imana umwibutsa ko ibyo n'Uwiteka bishoboye mu buzima bwe. Aravuga ngo mwami, uku ntayibi byatsi kure ntigeze meza, ntigeze ntera, ngo abari kujugunya ibyizanye mu mutima wanjye ntagambiriye ko bibamo. Igicumuro kintanya nawe, urubuto nakera Uwiteka adashima, urusaruro urutekure. Enoke afata iranda, baziranda ayishyira ku rubaho, arimo arabaza abona urubaho rubaye nk'uko abishaka. Abwira Imana ngo Uwite, nkurikije ubushuti mfitanye nawe, ringaniza umutima wawe n'uwanjye nk'uko urubaho ruringaniye. Enoke atera Imana umutoma. Imana iramanuka iramubwira ngo icyifuzo wasabye ndakibonye, ntabwo ukwiriye kubinaha. Iramubwira ngo ngwino tujyane. Mutekereze ko igitabo cya Enoke muri Bibiliya nicyo cyateye isi yose ubwoba. Cyateye isi yose ubwoba ko Enoke niwe muntu w'umubiri warushaga imbaraga abamarayika b'umwuka. Kugeza ubwo yagiye mu ijuru bitamusabye kwambara undi mubiri, azamuka n'uwo afite. Haleluya! Kwizera Enoke yizeye Imana, arayibwira ngo ndakuzi ubaho. Ntiyarekeraho gusa, aravuga ngo ubwo uriho rero ukaba ari wowe wandemye, aravuga ngo nzabaho uko ushaka. Ubwo kubaho uko udashaka byaduteranya, nzabaho uko ushaka, ndyama aho ushaka, mvuga ibyo ushaka, nkora ibyo ushaka. Aravuga ngo kugira ngo utazabuzwa kuzi wanjye n'imirimo yanjye, aravuga ngo Uwite nzajya nicara aho ushaka. Umva kwizera, umva kwizera. Ubundi umuntu wizera aba mu nama Imana ishima, avuga amagambo Uwiteka ashima, akora imirimo Imana ishaka. Umuntu wizera ibintu bitari ku mutima w'Imana aba kure yabyo. Amagambo adahimbaza Imana aba kure yayo. Haleluya! Aravuga ngo nzajya mbikora kugira ngo nawe ungenderere. Umva ikintu gitera Imana kuza nuko ukora ibigishaka. Oh, Imana ishimwe. Nuko aravuga ngo ni gutyo tuzabana. Haza umugabo witwa Nowa, wari uraho, nta kindi kintu runaka akora, nta kidasanzwe, ariko nawe azi ko Imana rurema ibaho. Agenda mu muhanda avuga ngo urahari, ndabizi ko uhari. Ubundi wowe ubwawe nubona hari ibintu byanze, ntuzabwire Imana ngo ntushoboye, uzayibwira uti ngewe nananiwe, ariko wowe urashoboye. Ntuzananirwe uhakana kwera kw'Imana. Wenda uzananirwe ubwira Imana ngo ndi umunyantege nkeya gucogora bimbayeho, ariko wowe uracyari Imana ikiranuka. Tuvugisha ukuri, tuzigera ugwa ngo utuke Imana, tuzananirwe ngo utuke Imana. Uzayibwire ngo ndananiwe kuko ndi umuntu, ariko wowe k'Imana ntujya unanirwa. Nowa yaragendaga mu muhanda akavuga ati nubwo nta mirimo mbonye, ariko amaboko yawe arakora. Nubwo ngewe Nowa ngenda gutya, ko Nowa yisomeraga no ku kantu uruzabibu ubwa mbere yaruhingaga, yarasanzwe yihingira inzabibu. Yarangiza akiyengeramo ka vino akagakubita agasinda, yakubita umusa arimo adandabirana akavuga ati nubwo nasinze ariko uri Imana itagira igisindwe, wowe uri Imana y'ukuri. Nowa ahamya Imana. Bibiliya iravuga ngo kwizera ko bimuhindurira gukiranuka. Ibi ngibi mujya muca urubanza ngo mu kabari ngo indaya ngo ibiki n'ibiki. Hari umugore wizeye Imana ahinduka umubwiriza butumwa mbere yuko Yesu yizera Yohana ngo amutume. Umugore bahuriye na Yesu ku iriba ry'Igarizimu, yaramurebye aramubwira ngo ndi umusamariyakazi nawe uri umuyuda, sinaguha amazi yo kunywa.
Yesu aramubwira ngo unywa aya mazi azongera agira inyota. Umugore uti of course ko nubundi ngaruwe n'inyota kandi si ubwa mbere nyanyweye. Aramubwira ngo ari kunywa yo nzamuha. Aramubwira wayampaye siteka sinzagaruke hano ko naho nturuka ari kure. Yesu aramubwira ngo sinayaguha wenyine, genda ubwire umugabo. Umusamariya akaza aramubwira ati ntawe ngira. Yesu aramubwira ngo uvuze ukuri wa mugore we kuva wabaho. Aramubwira ngo n'uwo mwararanyira ijoro si uwawe. Umusamariya yamurebye aramubwira ngo uri umuhanuzi. Aramubwira se urakora iki ku iriba rya Yakobo ko mwajyaga muvuga ngo muzajya muguma i Yerusalemu honyine? Ubu uragenzwa n'iki kusanzwe uhanura ko mu muryango w'Abasamariya nta muhanuzi urimo, we wazanywe n'iki hano? Kumbi Yesu yamutegereje igihe cy'amapfa n'amakuba. Bibiliya iravuga ngo hari isaha ya 6:00 abantu mwabaye mu byaro, abantu bavoma ku mariba. Iriba ntabwo ari isoko, n'ubwo iriba n'ubundi riba mu isoko. Iriba ntabwo ari kuri kano, ni icyobo bacukura hanyuma amazi akajya areka aturutsemo hasi. Nta uvoma iriba rihagazemo. Simubizi se? Nta uvoma rihagazemo. Ushaka kurivoma rihagazemo arihagararamo umwanya munini akarindira ko ricayuka. Iriba rero gitura ahantu habi kandi bo hari mu butayu, ajyayo 6:00. Abantu babizi mwabaye mu biturage, isaha ya 6:00 izuba ricanye n'inzoka zishoka. Isaha ya 6:00 nibwo inzuki zitara, nibwo inzuki zimukaga mu mitiba zigenda. 6:00 ubwazo hari n'udusimba dushoka 6:00. Ubundi ariya masaha ubwenge bw'umuntu n'automatikoma ko umwana niyo nyina tamubuza 6:00 abana ntibajyaga ku mariba. Keretse abo 6:00 yahasangaga bari kuhakinira, urusaku rwabo rukirukana udusimba twazaga gushoka, ariko bahageze kare. Ariko umusamariya we ntiyahageze ngo nibura 6:00 ihamugerereho. Yamanutse isaha mbi zigeze, ashonje, ananiwe kandi yaraye nabi. Bibiliya iravuga ngo uyu musamariyakazi nimusoma indirimbo y'123 niwe wavuze, niwe watanzemo ubuhamya ivuga ngo Yesu ni wowe musa mbonyemo amahoro nifuzaga, ngo najyaga nyashaka sinyabone. Ntiyanyurwaga n'abagabo yashakanye nabo, yaryamanaga n'abababaye akabibuza. Ariko abonye Yesu aramubwira ngo waje gukora iki ko ari nori? Kwari rya sogokuruza Yakobo ko mwaduciye mukaguma i Yerusalemu. Yerusalemu habaga imiryango 2 wa Yuda n'uwa Benjamin. Aravuga ngo muje mu miryango yacu nkandi. Byari byoroshye guhuruza bakamukubita amabuye. Ariko aramuga ngo menye kuri umuhanuzi. Hamwe turakora iki hano? Aramubwira ngo mwebwe musenga icyo mutazi, ubwabyo nabyo nindi ntambara. Ubundi mureke mbabwira akantu gato. Ntabwo Imana ishobora gufasha umunyabwenge itabanje kumukonfuzinga. Ibi bintu byose bibacanga, ubona uburyo abanyamwuka buzura indimi bakavuga impano, bagakoresha iby'impano z'umwuka, wowe utabisobanukiwe. Ni igisobanuro cyo kugira ngo Imana ibanze confusing ubwenge bwawe, ukora ibiruta ibyo watekereje. Ibintu byose muza mukabona murabisobanukiwe mu rusengero, keretse umwuka w'Imana ari ugusobanuriye, kuko umwuka akora ibihabanye n'iby'ubwenge butekereza. Biology ntiyemera ko umuntu urwaye ijisho, ntiyemera ko arigira gutya akakonyine kukabyiringira. Ntibyemewe bari kwangiza akagahu gapfutse ku maso bita pipiye gatwara amashusho mu bwonko, abakica kandi niko kariho udutsi turi direct no mu bwonko. Rero iyo ukabyiringira ijisho riratukura, ugatangira kubona ibiri kure, ibiri hafi bihinduka ibikezekeze. Iyo nayo ni myopi, n'uburyo bw'uburwayi bw'amaso. Ntabwo byemewe no kuri byiringira, ariko spirit we Roma Yesu ayora ibyondo akarundamo. Namwe ibi bintu mubimbwira ahantu bishobora guhurira. Yesu ayora ibyondo agapakiramo. Ariko murakina na Kristo wohereje impumyi kuyiriba ahitwa Silowamu, amwohereza ntabamuranda, ataramubwira ngo genda ujye kwiyuhagira. Ninde wundi subikora? None uyu mwanya abantu atumye murabahinyuza inyuguti kandi yaratumye n'impumyi koga. Reka uhure n'impumyi utugiye ngiye gukaraba. Ninde subikubwiye ngo wijyane uti ni Kristo? Iriba mutumyeho ntasanzwe arivomaho. Cyenda ujye gukaraba. Uzi ko gutuma umeze nk'umuntu wacanganyukiwe. Bibiliya iravuze ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu ahaguruka aragenda ngo atazi yagiye. Nawe mbwira ibi bintu rojikoma nibizima. Aburahamu ugiye si impaza ariko Uwiteka arambwiye ngo ningende. Nyine nawe tekereza.
reba kugera imbere ya Tera ukamubwira ngo Uwiteka arampamagaye. Uwiteka ari hese ntagaragara. Mu mana ducuruza iguhamagaye ni iyihe? Uti ni imwe ya sogokuruza Nowa. Tera yibuka ko ivuga ikiyerekana ariko ishobora kuba itanafatika. Ntabwo tubwo ariyo kandi ndakubona n'impinduka tugende basiga iguriro ry'ibigirwamana bakurikira Imana itagaragara bataye Imana ziboneka. Aka kantu niko nshaka gusorezaho. Bakurikira Imana itagaragara bataye Imana ziboneka. Fizikoma itubwira ko iyo ahantu hari ikintu kihagaragara, kugira fizike niko itubwira, kugira ngo haboneke inzira nuko wimura icyo kintu, haba umusozi, haba urutare, haba ibiti, haba inzu, haba ikintu icyo ari cyo cyose. Inzira ziva, niko fizike ivuga, ziva ku bigaragara. Aha hano hateretse agatuti, ubu narwana nako ngo mpanyure. Hanyuma hano hari iki? Fizike ntabwo ihita ubusa, ihita muri netre. Kandi netre si ubusa, haba harimo umwuka, harimo oxygene, harimo amagaze runaka menshi cyane. Abafizisiye bakuramo n'abashimiste bakuramo twa atome, twa noyo ya atome badukuramo. Mujya mubona iyo murasha umwambi ukaka, iyo watse burya ntabwo ari umwambi ukiri kwaka. Oya, abashimiste bo barabyumva, ntabwo ari umwambi ukiri kwaka, ahubwo buri gutwika twa noyo ya atome turi mu isi inyuma. No oxygene bimeze nk'iri gushya, kwa gushya kwayo bigatanga umuriro, icyo cyitwa sirikwi. Nta muriro ubaho hatabayeho sirikwi. Niko bigenda no mu buryo bw'umwuka. Rero nimutemera ko ubwenge bukora sirikwi n'umwuka, umwuka ntazakora. Birabacanze. Nimutemera ko habaho sirikwi mu mitekerereze, ngo Imana ikora ibinyuranye n'ibyo mwize, ikora ibinyuranye n'ibyo mutekereza, ntabwo umwuka azakora. Hari igihe umwuka aza akagukoroga mu mutwe, akagukoroga kabisa, akakuti haguruka iduka ryihorere, akakuvangira pe, akakuvangavanga. Uri kurambagizwa n'umusore mwiza, wabonye umukobwa mwiza, akakuvanga pe, turiya ntabwo ari we, ntabwo ari uriye, mwihore siwe. Biti adakoze sirikwi ngo hagumirwe n'abakobwa bize bafite isura nziza, bakomoka mu muryango mwiza, bafite n'amafaranga, mwagira ngo hagumirwa batinde gusa, babakene batigeze biga. Ni ngombwa ngo bakubite sirikwi, mubone n'abafite ubushobozi, babure n'umuntu babwira ngo namunagandi. Ako gasirikwi katarabaho, mwajya mugira ngo imirimo ituruka mu miryango ikomeye. Ni ngombwa ngo n'abafite uburyo Imana ibabuze uburyo. Mana ntumeze nk'abantu ngo tubwire ibinyoma, kandi nuko zicyo nutwo tubiri nashakagamo. Ntimeze nk'abantu, ntinakora nkabo. Ariko iyo abantu baje kwisenga baba bashaka ngo ikore nk'uko bakora, hanyuma imere nk'uko bameze, ibagire nk'uko bashaka. Kandi iyo ntimeze nk'abantu. Kwizera Imana ni ukwemera ko iriho, ukemera kuba nk'uko ishaka kuruta kuba uko ushaka. Ni ukwemera kubaho uko ishaka kuruta uko wabaho uko ubishaka. Ni ukugenda uko ishaka kuruta uko wagenda uko ushaka. Ako gasirikwi katarakora ngo gakubite, hagira ibishashi bikubita ntibivamo. Aburahamu ugiye, Uwiteka arampamagaye, arakubwiye ngo zamuka ze hoya, tambika ze hoya, akubwiye ngo jya hese. Namwe nimutekereze Yesu bamutumiye mu bukwe bw'Ikana ya Galilaya, Bibiliya iravuga ngo bamurarikana n'abigishwa be. Arangije yigira mu butayu. Ubukwe butangira Yesu ageze ku munsi wa 38 w'amasengesho mu butayu. Umunsi wa kabiri w'ubukwe wari umunsi wa 39 wo mu butayu. Umunsi wa gatatu w'ubukwe wari umunsi wa 40.
aho kugira ngo Yesu abyuka ajya kureba aho abageni bari kwambarira, abyuka adiringa na Satani amubwira ngo handitswe ngo. Hari abantu bajya baba busy muri iyi ministeri y'amasengesho, bakaba bahuze kandi bafite ibindi bari kwitaho, ariko avuga ariko ubujiji ujya gusenga mu butayu ku munsi w'ubukwe urinjije bingana biti, si ubujiji. Ariko umwuka niko abishaka. Yesu amanutse ahura n'abantu kuri Yorodani, umudugudu urahurura, abigishwa bamenya ko yavuye ku musozi atakiriyo. Aba Yesu n'aba Yohana bose baramukurikira ko Yesu yari yakoze romize, bamuhaye abigishwa ba Yohana, bose baramukurikira. Ndamukunda ahita yinjira mu bukwe bw'Ikana y'i Galilaya nta n'ikibindi cya vino, azana abavumbyi ntacyo kunywa. Ahita azana abavumbyi nta vino. Ariko Yesu guterereza abagusaba amafaranga kandi ugira ubuntu bwo kuyabaha, ariko bakaza ntayo ufite, azana abavumbyi imbere ya vino. Kigali twese turi abasirimu. Hari umugabo waririmbye aravuga ngo ipantaro iteye irimo umukunjo, nkweto iteye siraje ariko ukikopesha irobo y'isukari. Kigali turahuye. Ndabazi abantu, ndabazi hari umuntu wajyaga mpamagara kandi uratanise ko ntabonetse, bari ukankurira akamodokari muri parikingi ari uko yabuze ya parikingi. Uyu mujyi wa Kigali tugira abantu duhurira nabo mu muhanda ku mamoto bazisize mu rugo nta esanse. Kigali turasa. Kandi ikigeragezo cy'ikijenerali nacyo kiza gifite ibijenerali, nta kigutera, nta ntera, nta kigutera. Urwego uriho ugeragezwa bingana n'umutungo ugira. Ako ko ndakazi ntimuzatubeshye, ako ndakazi. Iyo uri umukire kiza nacyo gikiza. Kigutera gikurikije intera yawe. Rero ushobora kuba utageragezwa nkatwe. Hari akantu nabonye ejo bundi abantu bari kuvuga ngo ari ukuririra ngo muri benzi, ngo no kuririra ku igare waririra muki. Abantu bahitamo benzi, ngewe nahitamo igare, kubera ko iyo uri ku igare wibwira ko muri benzi ariho uri buhorere, ariko iyo uri muri benzi ntumenya ahandi wahorera. Nahitamo igare nkarira mvuga nti benzi niza nzaceceka. Murakoze. Namwe mukurikiranye mumbwire ntimuri abasomyi ba Bibiliya. Ari intambara abisiraheli barwaniye ariko no kuri Ayi, mwibuke ko Karebu yari ahari. Ariko se arwanirira Kiriyataruba nuwuhe mwisiraheli wamufashije? Intambara y'Ikanani uyirwana wenyine. Ubwira umuntu uti nkeneye amafaranga atariko ntukajye wiririsha. Nta soni. Uyirwana wenyine. Intambara y'Ikanani Karebu yarwanye y'Yeriko, arwana Ayi, ajya Shikeroni, amanuka mu kibaya cy'Yezereli, ari kurwana. Ariko ageze i Kanani abwira Joshua ngo uko natabaraga kera, aramubwira ngo genda wirwaneho. Biroroshye cyane ko umuntu udafite aho kuba yaryama ku muhanda akarira kuko niho abonye uburyo aryama, ariko biragoye ko wasohoka aho ukajya kuririra ku nzira. Ukubonye gufata nk'umusazi bihita bitumuririra wenyine. Naba n'uwaririye ku nzira abona bamubyutsa akamubwira ngo ihorere, niyo batagira icyo bamuha, ariko uwo mu nzu ntawe unyuri wawe mu cyumba. Nta gahinda na kamwe umuntu yahitamo. Bakubwiye ngo hitamo, wavuga ngo nta na kamwe nifuza. Ariko mwe Umusamariya kazareba Yesu, aramubwira ngo kuje hano Musamariya. Yesu aramubwira ngo igihe kirageze kandi kirasohoye, ndashoje. Ubwo mutazongera gusengera i Yerusalemu, ahubwo Imana ibashaka mu kuri no mu mwuka. Yarazi ko agiye gusenya ahera ha Yerusalemu, yarazi ko agiye gukuraho ahera hahera, kwera kugasigara mu bizera Kristo.
yarazi ko agiye gukuraho ibitambo bigasigarana uwizeye Kristo. Yarazi ko agiye gukuraho intebe y'urubanza hagasigara amaraso yeza. Yarazi ko agiye kubikora. Aravuga ngo Yerusalemu ntimuzasubirayo, ahubwo Imana ibashaka mu kuri no mu mwuka. Umusamariya aramureba aramubwira ngo umuntu uzavuga ibyo ni Mesiya wenyine. Uvuga ibya Yerusalemu nkande ko ari umurwa wera baduciyemo tutemerewe kugeramo. Yesu aramubwira ngo ninjye tuvugana. Aramubwira ngo ni njyewe. Niba ari ikintu kigoranye ni ukurobanura amagambo y'abantu baguhagaze imbere n'ijambo ry'Imana muri abo bantu. Ariko umuntu ubaye maso aba yumva icyo Imana iri kuvuga. Umusamariyakazi yumvishe ko ari Yesu ari we Mesiya, aramubwira ngo mbabarira, mfite abantu naraye ngushije wimbwira njyenyine. Mfite umudugudu w'iwacu w'i Samariya waciwe, kandi Mesiya azatwunga, azaduha amahoro, reka kuyampa njyenyine. Aramubwira ngo mbabarira, ntiza akanya nyaruke gato. Umusamariya ariruka no mu mudugudu arababwira ngo Mesiya ari iwacu ntakiri Yerusalemu. Ageze iwacu, haleluya, ari iwacu ntakiriyo. Bose barahurura. Musome igice cya 5 Matayo ngo Yesu abonye abantu benshi azamuka umusozi, ageze i Gerizimu aterura amagambo aravuga ngo hahirwa, 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 simpatinda. Aravuga ngo hahirwa, hahirwa, hahirwa. Yesu wabonye muri Hope uyu munsi, Yesu uvuganye nawe uyu mugoroba, akubwira iby'amahirwe, avuga ijambo utaruherutse, anyuranye n'akandi kanwa kakuvuzeho. Yesu yongera kwatureho, haleluya, akuzamura undi musozi, akujyana hitegeye, abantu bakubona uzamukane na Yesu. Wongere wumva imvugo ya Kristo. Imana ishimwe. Reka ngaruka inyuma kuri Nowa. Imana yaraje iramubwira ngo ndi Uwiteka. Ntasanzwe abizi kwasi. Niba nabizi uburyo Imana yamubwiyemo ntabyo amenyereye. Iramubwira ngo genda ubaze inkuge. Nowa aravuga se ndayibaza. Ntiyagisha Imana impaka. Ntiyayibwira ngo ibyo bintu byitwa inkuge inaha ntibirahagera. Ntiyamubwira ngo ni ubwa mbere mbyumvishe. Aravuga ngo ubwo uri Uwiteka ukabumbwiye ngo ninyibaze. Abwira Imana ngo ndayibaza. Ubwo uri Uwiteka ukabubivuze ndabikora. Noneho Imana iri kumubwira ngo hazaza umwuzure, inkuge ikiza abantu umwuzure kandi atarabona umwuzure na rimwe. Umva kwizera. Yemerera Imana ko n'ibyo ubwenge bwe butazi, iby'amaso atarebye, yemerera Imana ko biriho, Imana izabikora. Abwira Imana ngo ubwo uzabikora gutyo amaboko yanjye akaba ari yuhindukije gukiza, ndakwemerera nyibaze. Nowa atangira atarabyara soza yarabonye abana, kugeza ubwo abazi inkuge abana baraza baramufasha, atarasubira gusenga ngo abwire Imana ngo ngwino umbwire niba bya bintu bizaza. Umva kwizera. Imana yavuganye nawe rimwe ntiyashidikanya iteka ryose. Sinzi niba ibi bintu byumvikana. Imana yavuganye nawe rimwe ntiyashidikanya iteka ryose. Va kuri wowe usubira imbere y'Imana ngo ni wowe twavuganye cyangwa si wowe. Nowa ntiyigeze ayibaza atyo nk'uko Yohana yayibajije. Ntibibaho. Yohana yabajije Yesu ari mubyara we, nyina yarahoberanye na Mariya, abana basimbuka mu nda. Yohana arangije abaza Yesu ngo niwe Mesiya cyangwa dutegereze undi. Ariko Nowa utarahoberanye na nyina w'Imana, utarigeze ubona Mariya, Nowa utarigeze wumva irindi jwi, haleluya, arizera. Aravuga ngo yavuganye nanjye ubwo yaje izagaruka. Kwizera ni ukubaho dutegereje iby'Imana yavuze, yabisubiramo itabisubiramo, tukizera ko Imana izabikora. Ubundi kugira ngo umenye ko kwizera kwawe bihamye kandi biri ku rwego rushimishije, nuko impinduka zawe zinesha ibyaha. Ikindi cya kabiri, kwizera kwawe bikaba biruta inzozi zawe. Kwizera ntibingana n'utuzu tw'i Kigali turi kubaka, reka da. Ibi biraciriritse.
kwizera ntibingana ntabwo bingana amamodokari meza yaraje, ariko kwizera ntibingana nabyo. Kwizera ntibingana no kuvuka tukabaho tukarama imyaka myinshi, bire extra, birenze ibyo, biruta ibyo, kuko kwizera no mu rupfu biherekeza umurambo. Kuko kwizera niko kuzabwira intumbi ngo Kristo araguhamagaye. Kwizera niho ijwi rizaturuka ku muntu waboze, niho ijwi rizava ku muntu urunyo rwahaze wahindutse ubutaka. Bibiliya iravuga ngo Sara yari afite ubuzima bugereranwa n'ubw'intumbi, ngo ariko yizera kubyara yari yaracuze, asama inda y'umwana abyara Isaka. Uwabyaye umwe, ingumbi imwe yatinze kubyara yagumbuka ikabyara umwe, niwe wabyaye abitirirwa inyenyeri n'umusenyi. Kwizera ni uburyo twakira tukemera imbaraga z'Imana. Imana tubana nayo nshuti z'umusaraba, wiyifata nk'akadene gatoya ufite ibitujyaho tugasenga ngo Mana ngo manuka n'ingabo zawe zose zo mu ijuru. Barababeshye. Ikibazo cyo mu isi ntikimanura muzehe, ndakurahiye. Mutwara zibaragikemura n'ibyanga, umutekano agikemure n'ibyanga bikemukire mu kagari. Ibyo ntibimanura Imana, ntibibaho. Ibyo ntiriyimanura. Reka kwizera Imana. Namwe nimutangazwe nuko Imana itamanuwe n'umuhanda wo ku nyanja itukura ikabwira Mose ngo rambura inkoni. Rambura inkoni. Ariko namwe nimurebe iyi fenomene, ariko kutizera ni bibi n'ukuri. Fata umuntu w'umugabo uzi ubwenge ari hejuru y'inyanja agize atya, ni umucanga ari kumena Mose cyangwa n'amabuye, iyi ni godoro cyangwa ni ferabeta ari gushyiramo, ariko Imana yifite imbaraga. Imana yifite imbaraga. Ariko muratangazwa no kwizera. Imana ikorera inaha, regituye inaha. Iki ni igitangaza. Abantu basenga Imana yo mu ijuru baravunika. Imana yaravuze ngo nzimura amahema yanjye ngendere muri mwe, nzatura muri bo. Iyo ugendana nk'umuntu ucumbikiye Imana, wifata nk'isanduku y'isezerano, niyo wanyazwe ubwira Imana ngo wirwanirire nk'uko wikuye Ashtaroti. Imana data watwe. Ariko Imana ni igitangaza. Imana ifata inyenyeri ikazimanika mu buhanamanga bungana na buriya, ntivuge ngo uzigera uhanuka. Ubu niyo wabaho mu manegeka, waba mu manegeka ameze nk'ay'inyenyeri. Nuko utizera nicyo kibazo cyonyine. Naho kuvuga ngo aho uri ngo habaye nabi, inyenyeri ntirataka ngo ndahanuka, kandi hori iri kwijuru irasa umucyo wayo. Wowe hagarara aho. Roza Muhando yaravuze ngo shimama ujipange sawa sawa. Niba ari Imana ihaguhagaritse, jipange sawa sawa tu. Imana ihoraho. Nigeze nahura n'amakuba, Satani aranganiriza, arambwira ngo urapfuye. Nareba nkabona urupfu ndarubonye. Arambwira ngo urabona umugore atagiye ntaragiye, ntarapfuye da, yararwaye arembye. Umwana se uramubona gute? Nabaragiye. Utubwo tayari urapfakaye ntirwose. None se urabona bizagenda bite? Mbwira Satani ntinugusara nkiruka. Iyo wemeye ijwi rimwe ry'ibidashoboka rikavugana nawe, iyo wemeye ijwi rimwe ry'ibidashoboka rikavugana nawe, n'ibyashobotse byose ubihindura impfabusa. Ariko iyo uhakaniye ijwi rimwe ry'ibidashoboka ukaribwira ibyashobotse bimwe, n'ibitarashoboka birashoboka. Ibi bintu ni amahame, nuko nyine bikorwa, nuko byizerwa. Satani aranganiriza, ndangije ubwenge burituruna, ndongera ndibuka, ndavuga nti nijwi rya Satani numvishe. Ndabibwira nti guma hano n'ubundi waje nkaguhamagaye. Ntabwo nti ibintu byose wambwiye nibyo, ushingiye kuri ko tuhagazemo. Umunyarwanda yaravuze ngo umusozi uba muremure bitewe naho uwurebera. Iyo uri hejuru yawo, aho twita umusozi haba amahanamanga. Mbwira Satani, ndayibwira nti niyo nahomba sinaba umuhombyi ngo tunganye. Ubwami bwancunguye nibwo bwaguciye. Ndabibwira nti niyo nabura umugore sinabura Imana, ariko we nta n'Imana waburiyemo. Ndabibwira nti rero bitewe na pozisiyo yawe uri muri mwe, ntushobora kuba muri birashobotse, kuko nibyo wari witeze ntibyigeze bigushobokera.
nize neza ubuzima icyitwa asira mu idini ya Islam ni imibereho y'intumwa ariko ikazaho ibinyabuzima n'imikorere y'imyuka. Rero bamfasha kwiga imikorere y'imyuka ndayumva nsoma nirefera ku nyandiko zimwe na zimwe. Mariya Magadalena yavuze umuzuko, nigeze nasoma agatabo kavuze kuri Mariya Magadalena kari muri kari Irodi mu nzu y'ibitabo muri Israel aho bita Irodi, Bibiliya ihita Irode Bari. Nasomye amagambo Mariya Magadalena yavuze ku muzuko, numva ubutware kwizera n'agakiza ka Kristo gafite mu rupfu. Nsoma uburyo Mariya yageze ku gituro ahagerana na Petero na Yohana mu y'Imana. Ndavuga nti burya na bamwe wari wishe bose Kristo yarabazuye, ibituro byarakingutse, bitare byaramenaguritse. Ntangira guha Satani ubuhamya, numva nzamutse mu kirere nsenga mu rurimi mva 12 kwa masasu ngera Nyarutarama aho twari dutuye, ndi kugenda nivugira ururimi rw'umwuka. Sinigeze nteka nta handi kuvuga ururimi rw'umwuka. Imana ni igitangaza. Iyo umuntu yizeye, Bibiliya iravuga ngo bimuhanira no gukiranuka. Kwizera. Nababwiye ngo ni urwandiko ruduhesha iby'Imana ifite, Imana itarabivuganye natwe. Umuntu wizera ahinduka umuhesha w'umugisha niyo yaba. Reka dusenge. Aburahamu ngo aragenda arazamuka ataza aho agiye. Kwizera akandagiye mu gihugu cy'isezerano Imana yamusezeranyije ngo ntiyamenya ko ari iki. Bibiliya iravuga ngo niko kwatumye ahinduka umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe. Hari abantu bajya bahahira mu maduka yabo. Hari abantu bahahira mu maduka yabo, hari abantu banyura ku mapariseri yabo, hari abantu banyura ku maofise yabo, hari abantu basaba rifuti mu modoka zabo. Aburahamu nawe yabaye umusuhuke mu gihugu cy'isezerano rye. Aragenda bigimusuhuke mu gihugu cy'isezerano. None se tureba abantu bakodesha Imana yabwiye amazu, ntago bari buzamure. Murakoze, asante. Hari itagira nyirayo mwabonye. Bivuze ko Imana izabaha iz'abandi bafite. Ubusa ntimuzinyuraho nyine. Kwizera gutuma tuba basuhuke mu gihugu cyacu. Kwizera ukaba umupangayi, retrante yagigera ukumva inkonjo akakuta ariko ni wishyure. Hari abantu nari ndi kumwe nabo, hari umuvandimwe wari watanze ubuhamya aratubwira uti Randuroda arambangamira. Ndamwana ntaga kubangamira, abari gucunga neza igishoro cye. Abacunga neza igishoro cye mujye mwihangana, n'ukuri ntimukagerageza abantu, nicyo kimutunze. Kuba udafite ubushobozi ntibihinyura uwabonye ubushobozi akubaka iki. Niba cyo kora nawe uzikodesha ukaba ufite ubwenge ntuzacumbikira umurokore. Umuntu ukijijwe iyo umubangamiye Imana irakubangamira. Uzatinya umuntu urira amarira ye akamanura Imana, Imana ikaguturujijwe n'iki. Aho kugira ngo urize umuntu ukiranuka, wakitandukanya nawe niba uzi kuteye nabi. Niba uzi kuteye nabi ntuzakundane n'umuntu ukijijwe. Niba uzi kuteye nabi ntuzamucumbikire. Niba uzi kuteye nabi ntuzanamukoreshe mu rugo kuko uzabizira. Yes. Niba uteye nabi ntuzakundane n'umuntu ukijijwe kuko numubangamira Imana izakubangamira. Niba uteye nabi ntuzakoresha umuntu ukijijwe kuko numubangamira Imana izakubangamira. Uzatinya umuntu urira amarira ye agatera Imana kureba ikimurijije. Uzakurikirane Farawo atarakoroniza Abisiraheli, nta kibazo yagiranaga n'Imana, ariko abonye Abisiraheli Imana iramubwira ngo nzaguhora ko warengereye. Ntabwo uti icyo nzakiguhora. Umuntu ukiranuka Imana imubona nk'ibendera ryayo mu isi. Umuntu wizera agaragara nka drapo nationale y'ijuru. Kandi umuntu wizera niwe bigwi by'Imana. Uwo nguwo atuma Kristo ahaguruka imbere y'abamarayika akababwira ngo isi narayicunguye. Bakamubaza ngo kubera iki? Akavuga ngo hariya bafite ikimenyetso cyanjye.
icyo gituma ashyiraho delegasiyo y'abamarayika kandi mumanuke. Kubera iki bamanuka? Hari ikimenyetso cya Kristo kiri mu isi. Hari abizera bafite amaraso ya Kristo, kandi si icyo gusa, bayoborwa n'umwuka wera. Umuntu wizera ntaburana n'Imana mu gihe Imana ivuze. Umuntu wizera agwiza guca bugufi n'iyo Imana yamuzamura akajana. Ntasumba intebe yicayeho, uramanuka ugaca bugufi. Umuntu wizera ntasumba intebe yicaraho, uhora uca bugufi. Ni igisobanuro cyo kwizera, kuko urabizi ko ntawe ugusumba. Kuko kwizera, umuntu wizera yashyizwe hejuru arenga abandi. Uretse no gushyirwa hejuru, wowe ntiwirata ibyo mu isi gusa, kuko no mu ijuru hari ibigwi by'abizera. Umuntu wizera, Imana iravuze ngo Nowa arizera abazi inkuge, nsoze atarabwira Imana ngo garuka umbwire niba ari wowe. Kwizera ni ukwemera ko Imana iriho, kandi guhamya kwizera ni ukwakira impinduka zo mu mirimo ya Kristo. Munyemerere dusenge. Ibi ngibi mwirirwa mubeshyera abantu ngo impamvu ngo byagenze bitya ngo ni runaka utaranyereye imbuto. Nta muntu n'umwe uba umwenda wo kugukiranukira, ahubwo wowe uri mu ideni ryo gukiranukira abandi. Kiyanze, umuntu wizera ntaneshereza mu bandi, ntategereza imbaraga mu bandi, ahubwo wabera abandi imbaraga, abera abandi umucyo. Ntabwo agendera ku itoroshi ry'abandi, ahubwo waramurika abandi bagakurikira umucyo we. Umuntu wizera nababwiye ngo daboro, mbere yo kugira ngo Imana ihindure ibyo ushaka ko bihinduka, ihera kuri wowe. Iyo impinduka za Kristo zigeze kuri wowe, biroroshye kutegeka iby'ibintu, ukabwira uti ngaho hinduka, bigahinduka. Ariko iyo utarahinduka, nta kintu kikumvira kirakubwira ngo nawe niko usanzwe umeze. Utegeka ikintu ngo gihinduke, kikakubwira uturetse nanjye nawe nturumvira Yesu. Urambwira ngo mpinduke, nawe Yesu yarabikubwiye ntiwumvira. Akavuga uti ubwo utumvira Kristo nge ndakumvira mwiki. Muzasome abadayimoni basuzuguye bene Sikewa kuko bagiye kubirukana batazi Yesu. Aravuga uti Yesu se muvuga ko tumuzi, na Paulo tukaba tumuzi, mwebwe muri bande? Bene Sikewa bagiye kwiruka dayimoni, aravuga uti ni muhame hamwe mwaje ntawe mugira. Babaciraho imyenda. Aho uzinjira ufite Yesu azahumura kuruta amavuta wisize. Niyo mpamvu Imana yaduhaye task ebyiri. Yaratubwiye ngo nimwere imbuto mu bumucyo. Kwera imbuto ni ukugira imirimo iryohera abantu. Kandi ikintu gitangaje, hari abasoromyi b'imbuto batazirya. Mujye mumenya ko tugira abasoromyi b'imbuto zacu batazirya. Ntabwo mubizi se ko hari abantu batarya imyembe ariko bayihungurira hasi? Hari abantu uzerera imbuto bajya bazimanurira hasi, kandi ibyo ntibituma igiti kitongera kwera. Hari abantu werera imbuto ntibabibone, abo bameze nk'abazisaruriye hasi. Ntibibuze igiti kwera, ongera were. Imana iragushaka ngo ube umucyo. Ni ukuri nta muntu uzera imbuto urya, ariko wowe uzereza abandi barya. Utabikoze ntacyo uzahindura. Rero niba ushaka impinduka, zitangirire muri wowe. Ndagira ngo mbinginge dusengane twese. Ntabwo mbwira umuntu ngo nihahaguruke umwe umwe. Ndabinginze muhagurukire hamwe. Dusabe umushumba wacu adufashe gusenga. Mushumba, Imana ibahe umugisha. Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe Mwana. Tugushimiye ko ijambo ryawe ari ukuri, kandi ijambo ryawe riranezeza. Ijambo ryawe turyumvise bundi bushya, kandi twumvise bundi bushya. Turasenze mu izina rya Yesu, iri jambo twumvise ntiritakare hasi, ahubwo ikiri ijambo ryamanukiwe rigira umusaruro. Iri jambo rikore muri twe, rikore mu bazayumva, mu izina rya Yesu. Rihindura imitima ya benshi mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zikomeye
imbaraga zawe zitegeka, imbaraga zawe zihindura ubuzima bwacu. Reka iri jambo yawe mwami, reka iri jambo yawe rikore ku buzima bwacu. Uha umugisha buri wese wumvise iri jambo, uha umugisha buri wese yumvise iri jambo, kandi iri jambo ribahindure kugira ngo babashe guhindura ibyo batareba n'ibyo batumva, kuko byose bonekera muri wowe mwami. Amen. Ijwi ry'Umukanguzi.